Ubwo Sano na Mugisha bakoraga ubukwe, abantu benshi bafashe ijambo bagerageza kubahereza inama. Umwanya warageze Mukecuru nawe ahabwa ijambo. Areba Sano na Mugisha aho bari bicaye mu byicaro byabo. Mukecuru wari usendereye ibyishimo kubwo kubona umukobwa we ukoze ubukwe. Yamurebye mu maso aramubwira ati, icyizere ni ibuye rikomeza umubano w'abantu cyane cyane urukundo. Iyo icyizere gitangiye kubura umubano w'abantu nawe urajegajega. Yabaganiriye byinshi, ageze aho gusoza arababwira ati, ugomba kwizera kugeza ubwo uwo wizeye aguhaye impamvu yo kureka kumwizera. Ayo magambo Sano yayibukaga nk'uwayabwiwe ejo. Amarira yazengaga mu maso ye, umutima ukabaza ubwonko impamvu akicaye aho ngaho arebera umugabo we bari kumutwara. Yari yasabye umutobe ngo abe ari kunywa, ariko ntiyigeze agira n'imbaraga zo kuwuterura ngo awugeze ku munwa asomeho. Ahubwo igikombe bari bamuzaniye cyakomeje kugwamo ibitonyanga by'amarira buri uko yabonaga iminwa ya Muhoza na Mugisha inyeganyega. Yarashigirije arahaguma, agiye kubona abona Mugisha azamuye amaboko ye afashe ku kaboko ka Sano nk'umuntu uri kumuhumuriza. Muhoza nawe afata akaboko ke agashyira hejuru y'aka Mugisha. Mugisha yari arimo abwira Muhoza ati, ndagusabye gerageza ube intwari, ukunde umugabo wawe undeke nubake urugo rwanjye. Muhoza yari arimo ashoka amarira ku matama, nawe ntiyari azi uko yasobanura ibiri kumubaho. Yaciye Mugisha mu ijambo amubwirana urujijo rwinshi ati, mbabarira sinabona uko ngusobanurira uko ndi kwiyumva, gusa birasa nkaho Mugisha ndagukunda. Mugisha yahise amurekura, azunguza umutwe ahakana iby'urwo rukundo. Muhoza arakomeza ati, ndabizi ko bigoye ariko kandi uko niko kuri mu mutima wanjye. Mugisha ati, Muhoza wasaze. Muhoza yemeye ko yasaze, gusa abyemerera mu mutima we. Mugisha yabuze uko abigenza, yaramurebye biramurenga, nuko aramubaza ati, none ibi turabyita iki? Umubano wawe nanjye urahabwa irihe zina? Muhoza nawe ntiyari azi uko yabyita. Mugisha yashoje agira ati, Muhoza ntabwo bishoboka. Muhoza ati, ndabizi gusa sinshaka ko wanjya kure yanjye. Bombi bari basa nk'abatangiye gutongana ariko bakongorerana kuko ntibari gusakuza kandi bari mu bantu. Sano we yifuzaga ko bavugira hejuru ubundi akumva ibyo bari kuvuga. Muhoza yabonye uburakari bwa Mugisha nuko arabuhosha, aramubaza ati, byibura ngira ikintu ngusaba? Mugisha abanza kumwihanangiriza ati, ntiwongere kuvuga ibintu byo gukundana. Muhoza yari arimo abunza imitima, afata umwanya aratekereza. Mugisha nawe yari ategereje kumva ubwo busabe, nuko Muhoza araterura ati, ndakwinginze guma iruhande rwanjye. Mugisha yaramurebye agiye kuvuga, Muhoza amuca mu ijambo ati, nicyo kintu ngusabye. Mugisha ntiyari azi icyo gukora, bombi barebanye mu maso. Mugisha buri icyo asubiza, ubundi arahaguruka aragenda kubera kutavuga rumwe. Ibyo kurya n'ibyo kunywa bari bamwakirije ntiyabashije kubimira. Muhoza yasigaye yicaye, Sano yumva yahaguruka akajya kubaza Muhoza ibyo arimo gukora. Mu gihe ariko kubitekerezaho, ubwo umwana aba atangiye gutera imigeri mu nda, ni nako byagendaga kuri Muhoza. Ibyo bombi nta bubasha bari bakibifiteho. Sano na Muhoza bahuje ibiganza, ubwo bombi basangira inzira baganira, ntibari bazi iyo bagana, gusa Shema na Teta bo bari bazi icyo bashaka. Sano yabumbuye umunwa wa Teta amuvugiramo ati, ndababaye. Yavuganaga agahinda kenshi bituma Shema agira intimba ubundi. Muhoza afata akaboko ka Sano aramukomeza amubuza gutera indi ntambwe. Bombi baribanaga mu maso n'amarangamutima yuzuye intimba. Shema n'ikiniga ati, wabaye ikimukundwa. Sano yabanje kwitsa imitima. Teta arasubiza ati, Shema umenye ibiri kuba ku mubyeyi wawe ari nabyo biri kuba kuri mama wanjye. Muhoza yazunguje umutwe, ubundi azamura amaboko yiwe afata Sano ku rutugu. Barebanye umwanya batitaye ko bahagaze mu muhanda, nuko Muhoza akurura Sano aramwiyegereza aramukomeza ati, nturi wenyine ndi kumwe nawe. Iyo yaba amaso yabo yarabashaga guhinguranya ngo babashe kubona ibiri muri iyi si yacu, bari gushengurwa no kumenya ko ababyeyi babo bose basa nk'abari kugambanirana. Inzigo y'urukundo yari itangiye bakiri mu nda z'ababyeyi babo. Mu kiniga cyinshi Shema arabaza ati, niki twafasha ababyeyi bacu?
Urukundo bakundwaga n'ababyeyi babo rwatumaga bumva nabo babakunze. Bari bazi ko urukundo rugambirira icyiza. Iryo ni ryo somo twiga kuva tubaye urusoro. Shema na Teta bahanye isezerano ko uko bizagenda kose bazakundana batazigera bababazanya. Shema arahirira kuzarinda Teta agahinda. Ubwo Shema yarimo atanga isezerano, Teta yatwawe no kumva Muhoza yaratatse. Muhoza yifata ku nda atangira kuribwa. Sano yaramufashe ahamagara ati Shema ubaye iki? Shema asubiza ataka ati impanga yanjye iri kuniga. Muhoza yari arimo aribwa cyane, abahungu be bari bongeye kurwanira ku rukundo. Ubwo yari ari gutaka amajwi ye yabaga ari guhinduka, ijwi rya Shema rikumvikana risaba imbabazi, irindi jwi ry'impanga ye rikamubwira ati Teta n'uwanjye ntuzongere kumuvugisha. Shema agasubiza umwuka usa nk'uri guhera ati Teta ndamukunda. Sano nawe agasubiza ati nkunda Shema. Iryo jwi ryari irya Teta, ukavuga ukakunda Shema, niko impanga ya Shema yari iri bimuniga cyane. Muhoza yafataga ku nda ari kuribwa cyane, abahisi nibo baje kumutwara kwa muganga. Sano nawe ntiyasigaye. Muhoza yarimo atera amaguru aryamye ku gitanda, Sano amwicaye iruhande amufashe mu ntoki. Abaganga bagatungurwa no kumva Sano amubwira ati mukunzi nturi uwanjye ndi kumwe n'uwawe. Abaganga bakumva amajwi abiri atandukanye avugira mu kanwa ka Muhoza. Shema akomeza kumwemeza ko akunda Teta, ijwi ry'impanga ye rikamubwira riti Teta n'uwanjye. Shema agasubiza ati hoya n'uwanjye. Sano nawe akongera agasubiza ati nkunda Shema. Ibyo bitaro bari barimo bwari bwo bwa mbere babigezeho, ntibari bazi ibyo bari kubona. Abaganga bashatse gutandukanya ikiganza cya Muhoza n'icya Sano biranga. Amarira yarimo ashoka ku matama yabo bombi. Akaboko kamwe ka Muhoza kari guhoza Sano, akandi kaboko ka Sano kari guhoza Muhoza. Gutandukanya ibiganza byabo byaranze, bahitamo gusuzuma ikibazo Muhoza afite bafatanya ibiganza. Nyuma y'igihe abaganga bateraniye kuri Muhoza, abana bateye imigeri, ubundi Muhoza na Sano bisanga bari mu cyumba cyo kwa muganga bagarura ubwenge. Sano akibona Muhoza yahise ahinduka ku maso agira umujinya mwinshi. Ishusho ya nyuma yari aheruka kubona yari ari kumwe n'umugabo we. Sano yumvaga yamufata akamuniga akamuha agasopo ku buryo atazongera. Gusa Sano ntiyari ashoboye gutongana. Umukuru w'ibitaro we yari yasabye abandi baganga gusohoka ubundi akaganira n'abo babyeyi bombi. Igihe yari amaze kuvura abantu nibwo yari abonye uburwayi nk'ubwo ku bagore batwite. Muganga ati mwembi mupfana iki? Yashatse ukuntu yabaza ibyo yabonye biramuyobera. Sano aramureba avugana umujinya amubwira ko nta sano na rimwe yagirana na Muhoza. Muhoza amurebye abona yamurakariye cyane ati Sano ufite ikihe kibazo? Sano arahinduka aramureba ati wimbaza ubusa wa mugome we. Muganga yaratunguye kuko yari yabonye ukuntu kare bafatanya ibiganza barebana n'amarangamutima menshi. Muhoza yatunguye no kumva Sano amwise umugome. Agiye kuvuga umuganga amuca mu ijambo arabaza ati muri mwe uwitwa Teta ninde, uwitwa Shema ninde? Muhoza na Sano bahise basobanukirwa ko muganga byamuyobeye. Muhoza amubwira gutuzana kwinshi cyane ati muganga ntabwo wabyumva ahubwo reka dutahe. Muganga yagize amatsiko menshi ariko baramuretse ubundi bishyura ikiguzi cy'ubuvuzi bombi barasohoka. Muhoza yari yagiye urugendo rurerure kugira ngo aze ahure na Mugisha. Bageze hanze y'ibitaro areba Sano ati wari uri gukora iki inaha? Bari kure y'umujyi wa Rubavu. Sano aramureba ati ntabwo bikureba. Muhoza yari yumiwe aramubaza ati ese ko wandakariye? Urabizi ko ibintu turi gucamo ari iby'abana bacu? Iryo jambo ryariye Sano mu matwi, umujinya uramwuzura ari imyoza. Umutima we wari wuzuye amagambo menshi ariko yahisemo kuyashyingura. Arangije aragenda asiga Muhoza ahagaze. Muhoza yafashe ku nda ye arangije abaza abana ati ese bana banjye ibi muri kunkoresha ni ibiki? Ntabwo yari azi ko iby'umubano we na Mugisha umugore we yabimenye. Muhoza nawe yafashe inzira nawe aragenda. Bari bagomba gusubira iwabo i Rubavu. Sano yicaye mu modoka, umutima uri kumurya, azenze amarira mu maso, areba ukuntu agenda agasiga ibiti ariko agahinda ke ntigasigare. Yifuzaga ko ibyo yabonye bitaba ari ukuri, ariko ibizibiti byari biri muri telefone ye. Buri uko yayirebagaho yabonagamo umugabo we yicaranye na Muhoza.
Mugisha yamuhamagaye kenshi ariko ntiyigeze amwitaba, yari yamurakariye. Yumvaga icyizere cyiwe cyagambaniwe. Yibutse ijambo umukecuru yakundaga kumubwira kera agira ati, abantu dukunda nibo badushimisha cyane, gusa nanone nibo batubabaza. Kugira agahinda no kwishima cyane ntibikura ko akazi igomba gukora. Rwema nawe yagombaga kuzuza inshingano ze. Mitima yanyuzagamo akamureba akibaza ibyo ari gutekereza. Telefone ya Mitima yamukanze, arebye abona ni Giramata. Yarabanje abanza kumwenyura ubundi aritaba. Giramata yabanje kumwiseguraho amubwira ko atari kumwe na telefone kuko Mitima yari yamuhamagaye akamubura. Mitima yamubwiye ko ntacyo bitwaye, icyiza ari uko yabyirikanye. Giramata yamubajije uko umunsi umeze. Mitima amubwira ko bimeze neza ariko nk'inshuti ya Rwema afite agahinda. Giramata ati ugomba kumuba hafi. Mitima ati izo ni inshingano zanjye. Giramata amubwira amwenyura ati ndumva ari byiza kukugira nk'inshuti. Iyo nteruro yanyuzemo Mitima agira ati none ni iki wari ushaka kumbwira? Mitima yabanje kwiyumvira ati nari nshaka kumenya uko umerewe. Giramata yaramushimiye, arangije amwaka imbabazi zo kuba Tuyizere arimo guteza imihangayiko ku nshuti ye. Mitima yavuze ko amakosa ataraye, nta mpamvu zo gusaba imbabazi z'icyaha kitari iki. Bakomeje kuganira birangira Mitima amubwiye ko ashaka ko bibera inshuti. Giramata yabyemeye atajijinganyije. Bombi batangira umubano mushya. Mitima yamusezeye amubwira ko bagomba gukomeza imirimo yari yatwawe n'ibiganiro bye na Giramata. Ntabwo yamenye ko Rwema amuhagaze hejuru, yafashe n'impapuro. Mitima yakuye telefone ku gutwi aba arikanze, arabaza ati kumagaze hejuru urankanze? Rwema yabonye akanyamuneza Mitima afite mu maso ye, amuhereza impapuro amureba, arangije aravuga ati umenya umutego wagufashe. Mitima yaramwenyuye ati ni inshuti isanzwe nta kintu kijya imbere. Rwema ati wikwirirwa wisobanura, amaso yawe ntabwo ari kubeshya. Mitima arambura impapuro amwima amagambo, ubundi aramubaza ati ese umerewe gute? Rwema yari yabaye nk'uwirengagije agahinda ke, ariko icyo kibazo byatumye yibuka. Yaciye bugufi aricara. Mitima abona ko amukomerekeje aramubaza ati ese waganiriye n'umugore wawe? Rwema ati umugore wanjye nta kindi yari gukora usibye kumbeshya, gusa nabashije kuvugana na Mugisha. Mitima ati byagenze gute se? Wamubwiye ibiki? Mitima yateretse impapuro ku meza n'amatsiko menshi. Rwema abanza kwikora mu maso byo gushoberwa, avugana ikiniga gikeya ati uzi ikintu cyambabaje ni ukuntu Mugisha yambwiye ko umugore wanjye ari we uri kumwiruka inyuma. Mitima yanze kubyizera, aramubwira ati nizere ko uri kumva ko Mugisha ari kubeshya. Mitima akomeza avuga ati umugore wawe wamuhaye byose, nta kintu wigeze umwima. Rwema n'icyo umugore wawe yakuburanye? Rwema ntabwo yari azi icyo gusubiza. Mitima nawe ntabwo yabyumvise, yari azi ingano y'urukundo rwinshi Rwema yakundaga umugore we. Rwema ati ubu sinzi icyo gukora. Mitima yafashe ikiganza cya Rwema byo kumukomeza. Mitima ati niba ubona biri kukurenga hamagara imiryango mu biganireho. Uko niko umuco wacu udutegeka, ibibazo by'ingo bihera mu muryango mbere y'uko bijya ahandi hantu. Rwema yaramwitegereje ati ndi kwicuza impamvu namuteye inda. Mitima ati wivuga gutyo, wowe na Muhoza mwari mukeneye umwana cyane, ahubwo wakabaye ubyishimira. Rwema ati nta byishimo nagira, Muhoza ari kuncika. Ibiro bya Mitima byuzuye agahinda. Ibitekerezo bya Rwema bimubana iyanga, ntiyashoboraga kubona umuti w'ikibazo cyiwe. Sano yageze i Rubavu aruhukira ku kiyaga cya Kivu. Ibitonyanga by'amarira ye byabaye ibiryo by'isambaza. Zarariye zirijuta kuko yarize umwanya munini, gusa amatwi y'isambaza ntabwo yigeze yumva agahinda kari kuzuye mu ijwi rya Sano. Yewe nta nubwo umutima wuzuye wabashije gucumbikira agahinda kari kuzuye mu mutima wa Sano. Sano yarirebye yibuka inkuru y'urukundo rwe n'umugabo, yibuka amasezerano menshi yamusezeranyije. Ijwi rya Mugisha ryari rimeze nk'inkuba mu matwi ya Sano. Ubwo yibukaga amagambo ya Mugisha agira ati Sano nyizera, nta na rimwe nzigera nkubabaza, nzarinda umutima wawe agahinda, nzarinda amaso yawe kurira amarira y'umubabaro, nzarinda umubiri wawe gukomeretswa n'intimba.
Ayo magambo yagarutse mu matwi y'umutima wa Sano, aho kugira ngo amarira akame akiyongera kurushaho, agatangira kwibaza ati ni ukubera iki, ariko ntabwo yigeze abona igisubizo. Yakoze ku nda abwira umukobwa we ati ihangane mwana wanjye, ndabizi ko nawe uri kugirwaho n'ingaruka n'uburibwe mfite, umbabarire siko nari mbishaka. Yamaze kurira no guhugura areba ikivu kitagira iherezo, ubundi arahaguruka agitera umugongo. Yashinguye intambwe atazi yagana, igitekerezo cyari ukwerekeza kimusanga mu nzira. Ubwo agana kwa Tuyizere yari we bizera ko yabafasha kubungabunga ubuzima bwabo bwo mu mutwe. Tuyizere yari amwiteguye. Sano akimugera mu biganza yahise asuka amarira hasi. Tuyizere yibaza ibyo ari byo, ntiyasobanukirwa. Yagerageje kumuhoza no kumubaza icyo yabaye. Giramata nawe aramufasha, ariko intimba ntiyapfa gushira. Amaze gusarazwa n'agahinda nibwo yabonye guceceka. Kuvuga ibyo arimo biramugora. Abakuye telefone ye mu gakapu, ubundi ayirambika imbere ya Tuyizere. Tuyizere arayifata arayitegereza ati kuki uri kumpereza telefone yawe? Sano yaramwitegereje agorwa no kumusobanurira, arongera arayifata amwereka amafoto ya Mugisha na Muhoza yari yafashe. Tuyizere arareba ategereza kumva icyo Sano avuga. Giramata we yahise abibona ko Sano ari gukeka ko umugabo we ari kumuca inyuma. Sano yavuze uburyo yakurikiye umugabo we kubera kumukeka ko amuca inyuma. Ibyo ntabwo byari bishya mu matwi ya Tuyizere na Giramata, ariko Tuyizere yifashe nk'aho atunguwe. Arangije ati sinari nzi ko ibyo bintu Mugisha yabikora. Sano aramwikiriza ati nananiwe kubyizera. Giramata yari afite amatsiko yo kumva icyo Tuyizere agiye gukora, kuko nawe yari ari mu bari gutuma izo ngo zombi zisenyuka. Tuyizere yashyize telefone ya Sano ku ruhande, amufata mu biganza aramubaza ati ese waganiriye n'umugabo wawe? Sano azunguza umutwe ahakana ati sinabona aho mera, kuko ndi kubona umugabo wanjye yasaze. Sano yihanaguye amarira ku matama. Giramata ati ihangane Sano we. Tuyizere yasabye Giramata kumuhereza umwanya akita kuri Sano. Giramata ntiyari abishaka, ariko yagombaga kubyubaha. Tuyizere yaratuje asaba Sano kumubwira uko imibanire yiwe n'umugabo we imeze, ndetse anamubaza niba Teta na Shema bakibahuza. Sano yamubwiye ko we n'umugabo we baba bameze neza mu rugo, gusa ntiyabuze kumubwira ko hashize iminsi Mugisha atameze neza, asa nk'uri guhisha byinshi. Akomeza yemera ko impinja zigituma ahura na Muhoza nubwo atabishaka. Tuyizere yumvaga yakwishimira ibiri kuba, gusa akababazwa no kubona Sano ababaye. Tuyizere yarwanya urugamba rw'urukundo ashaka gutsinda. Aba afashe amafoto ayoherereza Rwema.